bikumva mwana ubwo bikomeza gutyo icyo kibanza yarakiguze irunda iyo giyo za ruyenze umutipa aramubwira ati icyo kibanza ko wakiguze ukaba utarakoze imitasiyo ubwo urumva amafaranga azagaruka gute tipe nawe kandi akibuka ko uba akagomye gukorana iyo mitasiyo yahise ajya hehe i Bugande kandi agenda forode agenda nta cyangombwa bwo kugaruka ntibibazo tipa aravuga ati icyo cyangombwa se ubu ngubwo urumva kitabaye ingaro abatipa bamubwira ati ahubwo wowe warasaze uziko bihereye umuntu amafaranga gutya ibyo byose abikorera gucinya inyuma nibyo rero namubwiye amubwira ati wowe ibintu wakoze nta bwenge ubu ndibaza rero icyo kibanza nzagihomba nanjye gutyo ninshaka gukora imitasiyo ze nzabigenza gute nzagiha umurenge ibyo ugikoresherezamo inama birancanga nzakureka ukuntu tuzabikora hari agasore k'inshuti yanjye kitwa Jackson kajya kabikora kazi ibintu by'ibibanza n'ibiki ntabwo urampuzana nzaguhuzana ko uzabikora ntabwo se agatoto tukiraho bimeze gute iyi ni fresh man ariko ubona ko n'abantu bangana urugo tuba twarashimye kabisa ubayeho gute umugore atahasanga amara iminsi 2 ngo ari mu Buganda ari mu biki bro ngewe biriya sinsinya mbifata nk'ikibazo akenshi no kuri pe mbona ko nimba umugore yaragize amahirwe akabona akazi yaragakeneye akagenda agakora niyo byaba isaha zingahe arenza ku masaha yagenwe aba ari mu bindi bintu manu kumva nta kibazo ufite ku buryo umugore ashobora kuryama ukageza saa 3 saa 4 saa 5 umugore atataha akusundi gutuma umugore washatse twirirwe twisomera icupa gutuma umugore washatse ubundi ugomba kumushidikanya bari kugeza ngo ubanze ry'isiro aho uryumva cyari umusore muto bro reba ahantu utuye yewe njya gufata umwanzuro wo kumanika gutya ubwo nyine nanjye yafashe gahunda yo kugira gute kurekana n'ishayiningi ni ibyanyu mukomeze mubijyemo cyangwa cyereka ni mu impamvu zifatika bwo reka umubwire ubundi uraje umbwire ngo tugasohoka ngo oya ariko sibeka batonze hari ukuntu ubundi umuntu ashobora kubaho yifitiye ku ruhande akandi kantu gamuha ibyishimo cyamana impamvu ibitekerezo byanyu biri kure yo gushaka biri kure pe kure cyane ntabwo ushobora kumbwira ukuntu umuntu agomba kuba afite akantu ku ruhande aseka ngo umugore wawe uzajya ataha saa 5 saa 6 ubwo muzahurira hehe none se cyazabazanye n'ubundi ko nawe ngwari cyo najya gushakayo ndarwana n'iki ntikindwana nacyo se bro ukuntu cyumbwira ati gutya biranze ubu ngubu nabyibagije ubifata nk'igihe oya ni igihe ariko nanone abakeneye ikindi kwayura ari igihe wayura bikanga kandi nta kintu kibazo ufite ntabyo uzi ubwo rero biriya ntabyo ahubwo we mpanga gahunda nzima amenye ngo niki kijya kamwereke ngewe mana nuko umuntu ushaka kubwira ijini yanjye ushaka kubwira ikintu kanyumvira ubusa oya inshuti yanjye bihagije ntabwo nakumvira ubusa icyo cyo nyigusezeranye ku izina ry'Imana kandi Kadete wese Kadete umwuga urikoresha Kadete siraryimana uko nasigaye hasa ngo yafata umwirebe abakobwa bisiga amavuta bwoko kimwana mufata umurebe uri mu mandazi wicaye mu rugo hari icyo yagiye gukoresha se arahuze babikora mu Rwanda gitare cy'amahanga uraho ngo wicaye ngo mu madive y'umweru ngo uragaramye none se kuba bameze neza kuba tarongorwa umugore arakora guha amafaranga aho kugira ngo uze ngo nenjoying umenye iby'isi hano hanze ukuntu bimeze uricaye ngo nagaramye ngo ataye saa 7 kwenjoying nkajya kwa Kadete byaba ari ibindi Kadete kwicaye hano meze neza ariko meze neza kabisa ahubwo kuki mutafata abana nkaho ngaho bakimeze neza mubashyire hariya mufate gahunda ariko hoya wowe ibaze nyine wowe ubu nabana deje niko bameze ntabwo ko mahanga sorry wowe warasigaye wicaye aha mu rugo ntuzi ko bimeze gute neza ndamubonye kuri ameze uribuka umukobwa watwigaga imbere kari kananutse kameze nk'aba Miss gutya Sonia aho ya tari Sonia yitwaga Kanyange nadi rero uramubiri
ubundi yo ntaza gushaka uyu mugore nawe navuze ati nzamwihambiraho nirushake ruzaca imana. ese kamubaza ubundi ikibazo kimwe ko ubona nyine wowe kuba uri mu rugo ubundi utekereza gute ko ufite umugore nk'uriya mani uriya mugore wawe sijya mushyira amakenga kubera iki bana nyine ndende agasore kajya kamuherekeza bita Peter sukazi se bakorana abonye sinjya mbyita bro njye sinjya gusenyera ubundi ntabwo nje kugusenyera ntabwo wansenyera muhungu wanjye ntashobora gutaha wenyine mba nifuza kubona urumva ufite umuntu hariya ku ruhande uguha ibyishimo runaka ko umugore arabimpa nta kibazo. Cadette nimero uracyayifite cyangwa nyikoherereze nta niyo mfite usibye ko oya reka nyikoherereze ujye wiyaranja mani n'umugabo woza ama feedback ha mwana izo game uko zazabyara ibindi bintu mwana so umwana asubira namusobanurira ngo icyo ubundi ubwo Cadette reka utazi ko nakoze ubukwe oya gusohoka igiye gutyo Cadette n'ikiryabareza oya oya araho nabirenze nyine nagase ubu ugiye ko nanjye nyine nshyire muri ibyo birenze byose ariko sha yewe dore wewe ukuntu tugiye kuziki gusa ikintu kiza gihari nazashaka umwanya umuntu yabonye n'amafaranga tukabahuza hamwe nk'abantu twiganye twabanye neza ibyo ngibyo bizaza nyuma ngereka ukinire ubanze wumve ibyishimo mane twe turimo turabona udafite mane wagize ibibazo urumva wavuye mu Buhinde uza uhita wikubita hano uhita ushaka ngo umugore wangu ni umuganga ngo no sinzi ngo ibyo akora ibyo ari byo bona havwe ufite agafaranga ngo umuje ngo kuba muri iyi nzu ngo mwubatse shaya bitekereza ukeneye kujya wenjora nkumva bitaza navuze ko ikintu cyanteranya cyangwa cyatuma nibabariza umugore mba nagishaka ku izina ry'Imana. Oya wowe uzamenya igisubizo. It's fine. Twitinda ku bakobwa mwana. Ahubwo se kutari kunyakira. Oya gira ikibazo cyo kuganira nawe tuvugana. Hano hari nanjye mba mari ibintu biragenda neza. Ahubwo niki ndabura. We banzo ureba ukuntu. Lady waraje. Hagataho nyine subize se nawe. Akawizika ariko. Yes. Amubwire ngo ibintu ngo vyera. Kwa kwanje bikurikirana. Ariko naho mwana afite ikintu cyitwa hakuno kuri Imana babwiye ngo abagabo mwongere mushaka abandi. Wowe Cadette uzamumbaza. Mushaka abandi bagore. Ego shaka manje ndebe. Nandi uriya Eva. Oya wowe nuzagira ikibazo. Allo. Yes, umeze bite se mwana? Fresh na umuhe inkuru se mwana. Oya ariko mashyushyu reka nguhe inkuru ifatika. Nibyo nyine nshaka kubwira. Twaravuganye ibintu bimeze neza. Ubu uribuka haboro gutya inyuma ya stade. Hari agahoteli gutya Bwawe. Sinaryimana niho nibereye mu cyumba cya 40 umwana yaje aranyemerera bameze neza koko umaze kurya ituru ya mbere nahise ajya muri dushe ndavuga reka muhamagare umuntu wanyu waramaye pasana ndagushimire ubu niho ndi umva se nkubwire ngewe umwana nta ntangoye ewa nabaye nk'urosoro ubyuka gusa mangize gute ndamurabuye ati ndi hano ngiye ibintu bimeze neza nta kibazo kabisa courage urama courage ubwo ngo bon appétit kuko ibiryo ndi kurya ntago bisanzwe umva sawa mwana reka nkomeze nototi zino mbuto turi kumwe injira ntabwo wafunze sawa ushaka kutuza
ntabwo ari ngombwa. Muzute Umusawe bitasi. se ko umuntu wapanitse cyane. Kubera iki? Kubona ari ubwoba mfite se? Oya nasi ntabwo ari ubwoba. Yego nangazwa n'ukuntu. Undi ajya avuga ngo kwa kundi ubona agapapuro k'imbeba k'umutimbeba. Kwa kundi rwaho babushyizeho kakantu n'ibintu imbeba biriho hariya. Kandi umutari wiyica. Ntabwo ari urukundo rwa danje. Nyine bimeze nk'uko wowe ubwawe wafashe umugabo wawe kumva ko ari wa danje byatari kandi hari ahandi hantu ari bamupfumbase muri aka kabeho ibintu nk'ibyo. Ariko by the way wa muhungu we wajya uvuga amagambo make vuga ikikugenza umugabo wanjye umuzanye gute se? Ni ugutumye hano se? umuhungu it's okay. Ariko ntekereza ko utakagombye kumufata uko. Tujya gufata gute ngo uheke? Si byibuze hano ubona ko umukunda. Nicyo cyari kikuzanye? Njye kinzana. Ese yoba ko ufite umugabo? Ushaka kumufite ariko nta kintu akumarira. So ubona kagafoto gashushanyije ku mutimbeba. Nyine ubona ko ubutatse ukaba gatatseho neza cyane nkaho bagakunze kari akabeba kariho. Ko n'undi uramutse niho kica. Bivuze ngo uriya mugabo wawe uhora wizera wagize igitangaza. Still nawe nyine nawe uzakwihitana. Mubwire twubahane. Sinzi nubaha. Ni umugabo wanjye ngomba kumukunda, ngomba kumutaka uko nshaka. Sinzi impamvu rero kumbuza gutaka umugabo wanjye. Ufite ikihe kibazo? Nta birenze bipanika cyane. Gusa nagira ngo umenyeshe ko wicaye imbeho yakwishe. Winkoraho. Okay, sindi ukoreho. Ariko umugabo wawe nta mbeho afite. Bana baramupfumbase ameze neza. Sinzi impamvu wowe ushobora kuba wapanika ugakomeza nyine ugafunga nyine byahatari. Byoroshye kuko n'ubundi umugabo wowe ubara nkaho ari umuntu ukunda cyane nawe ugukunda. Mfite proof yuko hari ahandi hantu ibereye anaryamanye n'umukobwa. Kandi ntekereza ko nyuma yuko uzamara kubona ibihamya cyangwa umaze kubona proof uzifuza ko njye nawe duciringa kandi nakigukeneye nanjye. Ako se wabuze uko yinjirira none utangiye no guhindura. Ntabwo nkeneye kukwinjira muri aka kanya. Ntabwo yabikora ariko. Usanze yabikoze. Wamubonye se? Ahubwo mbaza ngo uza aho ari? Ari he? Cyangwa urimo urakina n'ubwonko bwanjye? Noneho ikintu kimwe nshaka kubwira hano. Nuramukubonye ahantu ari ukamusanga n'umukobwa uragenda gute? Ubwo ndabivugana n'umugabo wanjye. Aho niba nta kiguzi cyabyo ntekereza ko nyine ushobora kuba nanjye. Ahubwo reka nkubwire naguhaga amahirwe yo kuvugana nanjye ahubwo nisanga umbeshye ntuzongere no kumvugisha. Amahirwe ntabwo ari ibintu birenze. Kuko kuvugana nawe ntabwo ari ibintu birenze. Ikirenze n'icyo mbona ahubwo kuri wowe. Nyine mbwira hari aho wamubonye se? Njye nakubwiye ngo ikiguzi cyabyo ni ikihe ni ibintu. Umva ibyo ngibyo turaba tubivugana mbwira nyine hari aho wamubonye. Ariko jya wirekura. Nitunavugana mbone wirekuye. Vuga sha reka kunkoraho. Okay, genda ushyiremo inkweto ubundi uze mwereka umugabo wawe ari we kuvuga ngo unyima uhanga umugabo no kumubeshya. Iki? Cyo kahamagara. Shawaje wiyoroshye ukagereka kwikomeza. Ndekuzwa. Byo muri igihe ntibya bindi ngo yafi yigira ngo yagera mu mavuta bigakemuka. Ntabwo irimo iracamo. Hari aho iri gucamo nyine to. Tugende se base. Iki? Yinabuka tugende ujye kuhanyereka. Sho wagurutse tukagenda. Sikurukana cyane. Nduse se wabwiye ko ari aho umuzi wamubonye. Haze njye nakubwiye ngo ko ari win bakora iki wowe. Ko njye mufashije njye ukwereka umugabo wawe. Zo nano nakufara kufata. Nyine vuga utankoze wo base. Urohamasha uzowagice kwanza kumva ibyo mubwira. Nduse ndicara. Niba ari umuntu dushaka gufata turamufata tukicaye hano. Ko ngiye ukubwiye njye nawe nduzahana. Uzi njyewe nzi byarimo kandi nzi n'igihe biri bumare banze nyemerere nanjye mbwira ahubwo uri buze
se ntukikakaze gutyo jya wiyoroshye uri buze gukora iki ushaka ko ngukorera iki se ujya nanjye urabizi ngwino tujye kumureba ndagukora ibyo ushaka twavuye Byose. kumureba banza umwongere nyine tugende tujye kureba umugabo wanjye gusubira aho se ko byaba ari ikibazo gikomeye gusa ndagende niba ufunga none simana umeze gute ni karibu mana ibibiti nsawa umeze neza ni neza nje kureba umugore mwawe muri kumwe ninde uri kumwe n'umugore so wari umuruje ngo ari kumwe n'umugore igikaha aho ngaho ariko tutiteza n'abantu aya nawe gusa ni ngombwa ko yakunda none se umugore wari umuruje nje kureba ari agiye gisubiza subiza umugore we wow umugore wanjye ntuzagira abagore bangana hanyuma se ngaha mwereka uwo mugore wari uje kumwereka wundi we mana umuntu akubereye imfura akubwiye ibintu kumbi nawe uri biri hanze uje ufite imipango yawe kumbi nawe ufite ibindi bintu biri mu mutwe bro nakugira inama kenshi va muri ibi bintu nta hantu hamwe bizakugeza ukaba muvandi none se Mbega nubone nakishije make gutya nubashye umugore wanjye uri hano ntakubashye pe ngo amakuru yandi utaruzi buriye ibintu byose ndabizi urajya hese ariko uramushakira urushinge cyo kwitwara nk'umusazi amakuru yose ndayazi rega nubwo wazaga mu rugo umubwira uburyo umukunda ibintu byose ndabizi twabaga twarabivuganye nge nawe nakubwiye ko nemeye kuzamura ikiganza ntafashe umwanzuro izo gahunda zindi ntazo n'umusore nkawe agira ubujajwa n'ubugambo butamwinjiriza just nyine gusenyera abantu gusa wisomo uraribonye se byibuze ewe ubu wakubaza ngo erekana uwo mugore wari uje kumwereka ariko yarahari yarari he arihe nyine yazanywe nande nawe muzihe nzira uwo mukobwa ko muziranye umuhamagaye wakumva ko twigeze tunavugana umva umbwire byose twe twabitanga ahubwo mwebwe ikintu gishoboka nuko umuntu azajya bakubita iki abakubite abavune nk'akabogo cyangwa abatwika umunwa kugira ngo ubutaha mujye mubera isomo abandi ukakambi wo gutwika umunwa wazasobanura bagenzi bawe ko uwo munwa wawe uri mu biki uri gusoma izuba uri gusoma ipasi so bro sinyihakana akakanya kandi ari wowe mwihakana ibiki ariko kwihakanya te ye ntabwo muje imico nawe uyu ni umugore wanjye w'isezerano nta kintu kimwe muhisha ibintu ababizi ariko wafashe umwanzuro ukarongora ukava muri ubwo bugege burajya kureba umugore munsi y'igitanda hano umugore yajyamo ese kamubaza ubundi wari ugamije iki ngaho subiza wari ugamije iki ni umugore wanjye ushaka ugende umufate umutware kugira ngo mugenzi wawe abe rubebe nkawe umugore wanjye uramushaka mukurekere njye nawe nshaka nuko wari ugiye kumuca inyuma kandi hari ibyo wamubwiye ko umushaka uje kumunyereka ahantu ndi kugira ngo umutsindire have se wigira isoni ngo ugende dore ikimwaro ngo kiramukora ye dore rubebe sha baby attention abagabo nuko bameze nuko bashurashura ejo uzumva undi ukubwira ibindi bintu iri si nk'isomo se nuribonye ukiza n'abagore bagenzi bawe wabwire ugomba kuba focus mukaba mucanye ku maso bring the shirt meze iriya shati nyine ubwo twambare tugende
cyangwa natwe twihanganira ijoro turimare hano twanabikora ariko twasipendinze no honeymoon n'ubundi reka ngwisha